ibihe byiza ukurikiye TV6 Rwanda, twizere ko umeze neza cyane kandi ukomeje kugenda ugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye uherereyemo. Abantu mudukurikira muherereye mu ntara zose zigize igihugu cyacu, nizere ko mumeze neza cyane. Hari umutara mu mwanya doze tuganira uherereye mu karere ka Ngororero, ariko wombwira ati rwose twe hano APR iraganje. Ndamubwira nti se abareye aho ngaho muri ako gace ntabahara? Arambwira ati rwose quartier yose abafana b'ikipe ya Rayon Sport rwose usanga bari hasi cyane. Aravuga ati, arambwira ati sinzi niba icyo kintu ari cyo nyine, niyo mpamvu nashatse kukibaganirizaho gato kugira ngo mumbwire mwumve uburyo namwe ibintu bimeze. Arambwira ati rwose ikintu bita umufana wa APR hano mu karere ka Ngororero ni uruvunganzoka, ni benshi cyane. Ndamubwira ati sabareyo bimeze bite? Arambwira ati abareyo ni abantu ubona ko bakuze nyine, basa nkaho imyaka yabo yegeye hejuru. Arambwira ati rwose ikintu bita urubyiruko rwose ruri kubyiruka rufana APR. Ndamubwira nti se kabareyo batajya biburira n'abareyo baba bahari bameze neza bagenda nk'isasu, bimeze bite ubwo aho ngaho Rayon Sport nta bahari? Arambwira ati rwose icyo bita bareyo ni ibindi bindi, hano nta mureyo wapfa kubona